Jitafu. Wagwana Batman wagwana. Jita hano hari umufana warasaze. What's up? Nose banza umuvugishe wisa. Utumye umwana arwara ihamuka Jitafu. Umva ngina muvugishe. Jita. Hano hari umufana wararize. Nihangane. Nose wahaye icyo bakobwa mwana. Jitafu. Nyina muvugisha guhaye amahirwe yo kumuvugisha. Jita muha amahirwe kuvugisha. Yo akomana uzi ko arize mwana byanyabyo. Ngakira muvugishe basi. Vugisha Jitafu akoma. Gatuza nyine umuvugishe. Doruka. Humura ni Jitafu muvugane. Yana. Bite. Tafu we. Kurika kandi. Umukobwa arateka Mazaza n'amazi. Kurika kandi. Umugore arateka mazaza n'amazi. Ibirorine n'igitenge arabizana aca bugufi aragitosa mu buriri. Jitafu. Hello, no my people, this is True Star TV show, you're back again. Muri kubibona ni babana mwari mukumbuye cyane Ifeza Dorcas. Ariko bashyize amataratara. Kiganiro cy'uno munsi Imana itubabari tube hafi. Kuko bavyita kwegeka. Doruka. Karame. Wateye washyizeho amataratara. Negetseho mbona mbaye nka Shuboyeze ndazamuka. Shanundi murasa. Abantu benshi bajya bambwira ngo ari ukuntu bandi bavuga ati niba uri sister wa Dorimbogo. Ari Joyeuse na Dorimbogo ninde muntu mubi. Ninde muntu utaha musaza wawe base reka tuvuga ngo namuha nuwe. Uko abiri nikondiraga no Dorimbogo kuno yari mwiza ko Dorimfubu. Noneho kaza mubwire. Araka bose bose nibagarika ibi birarutanu. Ese Joyeuse ni mwiza he? Amba nawe. Irabinga imeze nk'imodoka ko. Joyeuse se birabintu wagira ngo ni bitanu byagiye gusaba isuku. Nyine Joyeuse bituvuga ko Dorimbogo ni mwiza. Dorimbogo sha. Dorimbogo yitabye Imana ndetse yapfuye. Ariko murasa niyo mpamvu uri kumuvugira gutya. Ndaramukunda. Murasa umuntu nafata. Tureke kuvuga umuntu wigende ahubwo basi twivuge. Mani kubabarira. Ndamukunda. Waramukundaga. Naramukundaga noneho ahantu yanyice niko yuhu. Ronda. Aho twivugire yakananuzana nako noza uriya Jitafu na Nzovu. Mumbwiza ukuri Imana. Jitafu ndamukunda ariko. Jitafu uramukunda? Byatari. None Oya. Jitafu mana yanjye we. Aragitosa. Ariko gifite ibitama bezi wajya ngo bagiteka barasasa mu maso. Kanze mubwire. Aragitosa. Kanze mubwire. Sibyo? Hasa aho kugira ngo nkundane na Jitafu. Nakundana na nuza na Nzovu. Yego. Nukuri. Ye Doruka. Guhitamo nawe. Mana ya. Jitafu rero. Urabyemeye uratsinzwe aho ngaho. Oya. Jitafu kandi mukunda. Jitafu zabamunganye. Oya. Yes, mwaneho. Naguze ikintu mukundira. Agira intoki wagira ngo zarahiye. Jitafu. None ni bamusebya. Ndi kuvuga ibintu mukundira. Kanza urashaka gutwara Nzovu wanjye. Jitafu. Kanze mubwire. Nago nareka Jitafu. Jitafu n'umusaza. Nzovu twaravuganye arambwira ngo nzamubyarire umwana muremure.
uramutse umbyara umwana mugufi nawe namwemera. Wese ubwo byaye mwana muremure yabartari uwayaka. Naramubwiye ngo Nzovu nyine ujya mwana muremure. Umwana muremure ntabwo uwawe. Kubera ko ikimenyetso kigaragaza ko umwana mugufi ari we wawe. Ni ukuri. Tugiye guhamagara Gitafu tumamagara. Exactly. Umva ntahamagara icyo kigo mureke. Gitafu we. Kubita kurika kandi umukobwa arateka maze azana amazi. kubita kandi umugore arataka maze azana amazi. Ibiro bine n'igitenge arabizana aca bugufi aragitosa mu buriri. Gitafu. Wagwana Batman wagwana. Gita hano hari umufana wawe arasaza. What's up? Nose banza umuvugishe wisa. Utumye umwana arwara ihahamuka Gitafu. Umva nyina muvugishe. Gita. Hano hari umufana wawe arariza. Nihangane. Nose wahaye icyo abakobwa mwana. Nyine muvugisha guhaye amahirwe yo kumuvugisha. Gita muha amahirwe kuvugisha. Yo akomana uzi ko arize mwana byanyabyo. Ngakira muvugishe basi. Vugisha Gitafu akoma. Gatuza nyine umuvugishe. Doruka. Humura ni Gitafu muvugane. Yala. Bite amakuru umeze neza. Whatsapp ndamwivugishiriza do. Gita. Man mwana yarize bro. Kubita kurika ndagufana. Baza mama ni kuandana nawe. Mubwire nyine basa amagambo y'urukundo. ngenda gukunda. Gitafu ndagukunda. Yo, it's amazing. Gitafu ndi umufana wawe wa mbere. Gitafu ndagukunda. Gitafu simbizi wazamba amahirwe yo kubonana nawe. Mbabarira basi rimwe mu buzima uzantumbure tubonane. Tuguze mu gitondo. Gita. Wemereye icyo byasaba kugira uno mukobwa muzabonane kuko man. Ejo kabisa ejo tuzagerageze duhuze. Naribi kandi God bless you bro. Man. Isko bya bintu biri seriye man. Isko dukora ibintu tubigirana brag. Doruka. Gitafu. Nuwo umukunda urukundo rungana gutyo. Gitafu ndamwemera. Byatari. Seriously. Oya. Nukuri. Mwana w'abandi nari mwishe. Ye? Wumvishe bibaho. Mana Gitafu. None se ko no kuvugana nawe bikunaniye. Ahubwo ninjye simbizi meze nyine nk'umuntu uri kubonekerwa. Justin don't believe nanubwo ngize gari Gitafu tuvugane. Yoya. Gitafu se wumvisha atari muri studio atari kwimvira kubita kuri ka kantu ke. kubita kuri ka. Ntabwo yiratamana we. Nyine ahamaga nuko nubundi Gitafu ni umuntu wanjye dusanzwe tuvugana.
turacilinga urumva ntabwo byatuma atitaba ahubwo nkawe umuvugishije bwa mbere wumvishe bimeze bite just ndishimye cyane pe ubu noneho niyo landlord yanyirukana ngataha Kibungo n'amaguru ubu wavuye Kibungo uzinaha kugira ngo uzavuge urashaka Gitafu mana Gitafu urumva uzamuha iki nimuhura nta kintu wamuvaniye Kibungo abantu benshi batinya Kibungo babazi ngo bararugana byose ariko cyane ikintu washaka ibindi Dorcas asa n'umwana w'Ikibungo kandi nyine ari uwawe cyane wowe ntabwo wabeshya ngo ngwende ngwanyu ngo ni Kigali Ikibungo ndombo cyane iyo hirya zaza ni ngoma yacu n'icyo mucyaro kibi nka gusa nyine n'ibintu bitatu wakundiye Gitafu ni biki yo nkunda akazi kiho bari proud yako abari proud yako yego amagambo menshi amucinege nagacika intege cya cyose abari imbere abantu baramutuka hari ikigarurize kuba n'abavuga ngira imisatsi ya Gitafu tunandiya tuzamuye tumeze nk'amasaza ari gutuma ku mabi nuko iyo wumvisha bari kumuvuga gutyo uba wumva umeze ute ndavuga ati abanyarwanda sinakindi kuvuga barashoboye nese bakamubaze Dorcas gusa twari tumubereye burya amagambo mabi abantu batuvugaho akenshi uruhande rumwe aradusapotinga yego nyine kamubaze sibyo Gitafu ni umuntu mu buzima bwawe usobanuye iki like Gitafu n'umunyembaraga ndeba kuntu mu gihe gito yaje yahise akubita buretse n'igihugu isi yose akayinyeganyeza abantu bose ati baratitira pe ubu Gitafu icyo yagusaba cyose wakimuha niyo yagusaba gukorera aho wabyemera niyo yabimanganye wabimye ariko Gitafu ni umwana mwiza noneho naguye nyine ni umuntu sinzi ukuntu nabivuga muri we nyine hari igihe umuntu nabura definition watanga ku muntu akavuga ati basi Gitafu we none afite indirimbo yitwa Igikoma urayizi se nayo igikoma ndumufana we oya birenze no kumufana kuko njye urantunguye uri n'umuko wabibonye umwagurutse bamugwaye ngo mukundane wabyemeye ndiketse nk'ubu testimony ngavuze ko turi buhure ntabwo ndyama muracya ryari we oya se none se unimba ushobora kuba wumvisha ijwi rye gusa ukaba ubaye gutya ubu mubonanye ndamwumvishe ndasara ndavuga ati ntabwo byashoboka agasimbuka ndavuga ati Gitafu henza papa ndagukunda mana none se ubu wamuvaniye iki Kibungo basi nakubwiye ngo ni Kibungo babiteye oya nta kintu wamuvaniye ni urukundo just love to njye nazanye umutima wanjye uvuga ati bana mbabarira niyo mpamvu nagushyize kuri pressure ati mbabarira mvuye Kibungo ejo ntabwo ndaruhuka ndacyana gukora stress umuhanda tubonane ndakwitinze sinjya kwizabira interview uvuga ati mbabarira tubonane none se nk'ubu nk'urugero ubu nk'urugendo rwose wakoze uva Kibungo kugera i Kigali nka gahunda zikuzanye i Kigali ni izihe nk'eshatu basi ubona gukina amafilime n'akazi bisanzwe naka ikintu cya mbere ni gukina filime kuri Benjamin nibyo ni nabyo ukunda hanyuma kuva wenda kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva hariya Ikibungo uzi Kigali ni gahunda wafashe kuva ryari ni igitekerezo umaranye igihe kingana iki kuva ku itariki ya mbere twaje muri casting and then nyuma y'iminsi 2 sibyo amanota arasohoka si nyine twaje muri casting after today amanota ajya hanze akujya yuko nabaye wa kabiri noneho mbona naratsinze
nyuma yaho badusaba guhura uza amatike yo kuva Kibungo uzi naha muri Kigali long distance kandi biri bunsabe gushutinga igihe kinini nkamara n'ikindi gihe kinini avuga ati kuzajya mva Kibungo nza biragoye bitwara amafaranga menshi ndavuga ati ubwo ngize amahirwe nkaba umunyamahirwe mu wasabari yagira ikizere kanzamuke nze kubikora nk'akazi ndashimira cyane cyane mama n'umuntu uzabona ikiganiro mbere ko mama kibona mama we n'umuntu byibura ugusapotinga bingana kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cyane no kuba waje i Kigali aragushyigikira because of mommy ni nawe wampaye tike yo kuza i Kigali hanyuma i Kigali si ubu ngo abahungu baho ko bashinyitse uzabana nabo gute ntabwo nzana n'abahungu pe bonyine ufite uburyo uzasha ugomba kubimanaginga urumva mesaje mujya kujuna nawe akukubwira ngo tugusange mu rugo cyangwa turajya mu kabari imvira itima iryo cyane ryaheze kunyica bizakumarira iki akaraka turi kuri kamera tugomba kuvuga buri kintu cyose tukakivuga nese kambabwira ngo ntago binzanye ife umukobwa wacu ararwaye hamuka umureba ndakubwiye ngo kanze mubwire buretse Kigali suri buyibone se uyu munsi urarya inyama ejo urarya ifi ejo bundi urarya ifi wishimira ubwo buzima ife umunsi ukurikiye urashaka n'imvange uyibure tugeze muri ndakubujije mubwire ibintu bitatu mubujije umva kambanze mubwire abahungu ndakubujije abahungu b'i Kigali barashukana iyindi ya kabiri ndakubujije banza wige ku hantu uri kuba muhima nuwo banza wige ku hantu uri kuba ikindi ukura amaboko mu mufuka ukore utikoreshejwe kandi sinkwanga ndakubwiye nayo ibintu byo kwicara ngo urarya ngo urahamagara kandi agiye kwibonanira na jitafu akamwe ngo bakuzane delivery ndakubujije bitisi uzataye wanjye n'amaguru bayikoresha ibibazo twaduhungu nakubwiye aguhamagara ngo se ngo uri mu rugo ati ndi mu rugo ugahita ubona vuba biparitse hariya ikinjira na jama aba yinjiye yakaze no gusaba imana ikaba mu ruhande ikintu nakubwira shari wanjye kora wibonera ako gaceri ukore wibonera ako kavanze cyane naje kukira filimi nabonye n'akazi mu mujyi wa Kigali imana ntabwo nje kwicara pe hanyuma ukigera mu mujyi wa Kigali n'iki kintu cya mbere wahise uhabona ukavuga ati ukavuga ukahita kigutera ubwoba life yaho mu buzima bwawe ejo twagiye guhaha papa twagiye gushopinga deba ibirayi ikiro ibirayi 3 ndavuga amafaranga ngayo 650 ndavuga ati bya bintu birakaba ni 650 wiviriye mu cyaro kandi mu cyaro wajyaga munsi y'urugo mu cyaro n'akadobo kuzuye bakaguhereza bakakuva ukagenda ukajyaho iminsi 3 ndavuga ati Kigali birakomeye umve ko nahaye mama message mu ijoro ukatima ya mafaranga wamfunyikiye ku ruhande naguzemo litro y'ubuto amakara kaze kwivomesha n'ibintu birakomeye ubu nujyana naza ni 15 n'ibiro 6 ibintu nakubwiye ngo ibintu birakomeye ndakubwiye ngo nuwo wahamagara muri mu cyaro amahamagara umubwire rimwe kabiri telefone ayikureho nkamara ko kabakuzanire ninde none se ubu uri kumva i Kigali nutangira kunywa akantu k'akayoga bitazahita bigira uri umukristo w'umunsi wa 7 na mama we ni umudive jitafu ko atari umudive rero ntacyo bitwaye rega ibintu bigenda bihinduka gake gake ntabwo namubuze ibyo akunda nubwo atambuze ibyo nkunda icy'ingenzi ni uko mukunda kandi urukundo rujya ase Ifeza ko ari kurwanya umugabo wawe inisitimu aya shama cyana Ifeza nawe aramukunda sha akara bazana muri abayakaraka ndewe umwatirana nga sheri sinakunda na jita agira sound nziza mano we mbegishwa wagira ngo yari yahuye umugozi uracika atarapa
nukuri cyangwa breakfast yiwe ni ibivuzo ariko ubuzima busanzwe bafite ako Doruka kwinjira mu buzima Doruka kwifeza buri gihe no kuri nyambo yaragutsinze no kurayisha ntabwo yantsinze asayisha wamunganya iki papa wamunganya iki mana we ibyayisha erega rata buri gihe Doruka kanze mubwire buri gihe ukunda abantu badafite mbesinzi bakocamye bakocamutse bagize ute umvitima G-Taf nka G-Taf koko ndebe none se bazamugure brosade umukure kunese kuri telefone muravuganye wumva ate borosa ese simureba ra oya se ase ndakubujije nawe uramubujije ariko ndakubujije agwaye ndakubujije 3 wumvishe igoranye ari iyihe ni igoranye niyo kwanga abantu nkunda gusa ni igoranye izindi zo ntari kanze mubwire ni nka sister wa Feza mu mujyi wa Kigali wakundana n'abandi bantu nagira ikibazo nkamamagara ati Feza rero umwana wa mama ibintu bimeze gutya arankunda akajya yanga kumva ikintu mubwiye urumva ibyo yambwiraga bibaho cyane nakaza kuryoshya umunsi wa mbere w'umugani w'inyama umunsi wa kabiri ejo chips and then afite icyo gushakaho ntabwo ibyo gusa kandi amaze kukibona aragenda kandi nyine hibaze no hasuzana guteye no muri Kigali mu gihe ase kuki mutinye ndakuruta sida kandi rero mubwire Dokas nese Doruka utazavuga ngo umutipe ngo muzaryamana unywe microgen iyo nda ntago izinjira ariko sida ntabwo kandi izinjira none se reka mbanze mwibariza not my business ntabwo ndenje noya nose ife buri muntu wese utwara inda ntago aba ari umusambanyi buri muntu wese utwara sida ntago aba ari umusambanyi aho gusanga ba bantu basambana kurusha abandi aribo badatwara sida ariko wowe bikoze umunsi umwe ugahita kabaye aha rata Doruka n'ubwakanga uje muri Kigali kuhaba ubu nibwo nje kuhaba byanongo undi ndaza nyine by'igihe kinini undi ndaza today and then nasubira mu rugo yego niyo life ya mbere njye mu mujyi wa Kigali uri gutekereza ko mu mujyi wa Kigali ari iki kintu kizakugora njye nakubwiye ni life n'ubuzima bwabo imirire yabo litro y'amata ngo ni 800 wacu ni 400 ni 400 Cheri wanjye uzabura none se ko wiviriye mu cyaro utizaniye impamba mama yampfunyikiye none se wagiye guhaha ute kandi wegeye oya ibyo ureba ntese we yari gupfunyika akanapfunyika umuceri akanapfunyika buto n'amakaroni n'amakara hanyuma ko nuza ushobora gusanga G-Taf ari ikibungo akakubwira ati iby'iwacu narebe impa ku byo wazanye wamuha iki naho kubyo mama yapfunyikiye mama yampfunyikiye ibintu byinshi suri ngombwa bivuga gusa mama wanjye ni kuri Imana ijimera umugisha mama izina ry'Imana mama yaramfashije tuvuga bikeya kuko hari aho biri gukomeretsa sorry shiri buri muntu wese afite umuntu mu buzima yashimira araburi akomeretsa safe ari gukomeretsa ko yivugiye ko yaha G-Taf oya sheri wawe nimba umukunda wavugishije kuri fe mama wanjye aransapotinga mwana afite umuntu mu buzima washimira ukavuga ati hano uyu muntu yaramfashe kugira ngo ugere kuri iki sibyo nawe namuntu bwati iki kintu umuntu yakimfashijemo nge nta wundi muntu ku ruhande yishimira asi Feza kuko ni umushinya wamwishe cyakoza ko umutwariye umugabo oya nago G-Taf ntabwo mukunda ngamfatanya uyikundira nzovu dushimire mama nese nagushimiye ko twicaranye kubera kubyeze byakozwe mama Dokas twaravuganye n'ukuri n'umubyeyi mwiza n'ukuri pe twaravuganye kuri telefone n'umubyeyi mwiza agwa neza burya umubyeyi w'umumama muvugana bwa mbere kuri telefone ukabona ari kukuvugisha n'impuhwe nyinshi n'iki burya uwo mubyeyi azaba ari umumama mwiza niko nabivuga cyakoza pe njye sinjya kukubeshya ntinya ababyeyi
kandi mubwire impamvu batini umuntu wenyine nshobora kubana nawe twanabanye w'umubyeyi w'umumama nanashimira ni mukecuru wanjye wenyine kuri iyi si nta n'undi n'aka kanya muhamagaye nkamubwira ati nyoreza amafaranga 100,000 yabimpa nta kindi kibazo niwe muntu wenyine ubasha kunyumva Doruka urumva we ninde ushimira cyane mama wawe akubanza ababyeyi ba mama bubaho mama pe uyu ku kwezi twagizemo ibyago byinshi cyane tubura abantu benshi b'ingenzi mu buzima bwacu kandi noneho bari hafi ya mama usanga mama we and then mu gihe kimwe ariko ibyo byose yarabyirengagije mama kugira ngo nze ntabwo narinje muri bene wacu yishyuye inzu yahereye ku nzu yishyura mama anshakira buri kimwe cyose nyine inzira yari yo yose njya no kuza maransengera aravuga ati mwana wanjye basi Imana igikugenda imbere mu gikora byose n'ibintu yakubujije ni ibihe kujya mu ngeso mbi cyo kintu umubyeyi wari kujya mu ngeso nawe ati mwana wanjye uzirinde kimwe uzirinde kigare mwana wanjye ugiye kubana n'undi mukobwa uzige guca bugufi kugira ngo bane mwumvikane kugira ngo ejo n'ejo bundi yagutanze umujyi wa Kigali atazaguta hanze kandi mubona byakomeye uzamamagare ndahari ku bwawe nari nizeye abantu benshi bansezeranyije amasezerano barantenguha pe finally mama wanjye nyine yiyimye byinshi yari guca muri byinshi bitamworoheye ariko yirengagiza byose aravuga ati reka mbanze mfashe umwana wanjye mama nukuri warakoze nunanyumva mama yumve ngo appreciate mama warakoze kandi ibintu wumvishe uzashobora gukurikiza nibiye kuko hari igihe umumama aguye kondisiyo ariko ugasanga ziragoranye nka kondisiyo wumvishe zizakugora nizihe izo uzashobora nizihe cyangwa wumvishe zose nta kibazo ibintu byose ni ukugerageza kubera ko nta kintu kimwe tuvuka tuzi ibintu byose ni ukubyiga kameme ntabwo yangoye kwirinda kugendera mu kigare akambwira ati ibintu byose uzajya gukora jya ubanza utekereze kabiri utazahubuka kuko amahitamo mabi ubundi niyo yica ubuzima bwacu ubundi amagwa ahead ati ngaho agenda utangire yabonye ya filime wakinnye ego tuwe comment rero kuri we na Ifeza mama yarayibonye araseka aravuga ati ye wanjye mu basaza nawe ati mami iriya ni role bari baduhaye iriya ni role urumva ukuntu wageze wumvisha ukuntu washukaga undi mwana ako we na Dorcas ubundi wa mungari mudukeneye kuri ka kantu nako we na Ifeza nta nubwo kibo akajya mukira undi mwana ari kumugira indi nama nyine kuvuga Feza ngari kugira undi mwana ngave mu buraya ajye kubaka urugo naho wowe ngo base ko tuzaya dusohoka wakirwa noneho mama yabonye ya interview cya kiganiro cya part 2 cyanjye nyine na Feza turi kuvuga kuri GTF nanone kana uri umugome uragenda ufite amafuta ya GTF aho yambaye boxer bari hanze n'abandi bantu ngo ngese mama ndakigali ngirirwa mwanitse ubunyo hejuru ngo Doruka wonzibeshye mbona koyo kawe hejuru gizina ry'Imana bazaza kugukura muri Kigali na nose ibaze no GTF niyemera kugukunda ibaze GTF niyemera kugukunda akakubwira ati ariko ngiye tuzajyana iwanyu ntago muzambuza style niyambariza ntago bamubuze kandi mama yumva yaragize noneho wagira ngo yandirimbo yaragifasa n'uborozi n'umwana w'imyaka 2 aho nyine mama hakora abacuruza ndere muri no minsi atakoraga n'ijoro uriyo rero najyaga kumuhepe yacu ari mama ufite akana nanajya kumva ko aragitosha indirimbo yose nyine ni aragitosha cyangwa zakanze babwire none se ko mbonye urukundo kuvuganye na GTF ejo bundi Doruka urukundo mbonye ufite GTF mbonye rurutu rwufite Aisha erega Aisha no mukobwa kumukobwa se Aisha Aisha njye ni role model wanje ni ukuvuga ngo Aisha yamutsa ndamukunda niwe ngenderaho kuvuga ati wenda ukuntu yaktinga niko nshaka kuba nkawe Aisha ntabwo yaktinga arira ajya kuvugana n'abahanzi akarira
biterwa n'umuntu n'emotions umuntu akarira kubera wenda no afite abavugisha akarera no sayisha imbere ya Irene nta bikikwi nini none ukajya akarira uzana bareba uzana kurabona ndakubujije utangiye kuvuga umvuzana bareba utangiye kumuvugira yisha none oya ndi kumubwira ngo niba ari umudawa yisha ajya yatinga nkawe uranebera ukuntu Mese wano wakunda umuntu buri muntu wese afite ukuntu agaragara mutima ye cyane ugapfuka mukarira ukahendeza ugakuba inguti hasi kandi y'urukundo mbese si amarangamutima amarangamutima ubundi ukuntu inkumi zirera ntabwo zirazimeze kuri we zirira gute amera gutya yihakabanga akamera ngo kuri ikiganza kare kamera iri kureba nukuri nagukwiriyemo gutya noneho yanjye igira isesemi buri gihe yikumvisha Matisi yari yikoze ameze aricara hasi ararira arahagarara arasimbuka ariko na n'ubu utamwibutsa sheri wakongera akarira ntabwo arabyakira kubera ko avuganye na crush we si crush abacrush bose uzagira akangubaze abacrush ngo dore ngo nuzarakwanze bamwita harya niba ari DJ nde DJ kandi hari umudije tusanye harya ninde wandi wavuze mu kiganiro cya Patron ngo baravuganya mwiza Philipita ntabwo ndi crush ye nashaka ngo support ye nashaka gufasha kuri Philipita ariko ngo nta gahunda afite yo gushaka cyese Philipita ndamukeneye ari Philipita na Jitafu se ninde mwiza Jitafu Philipita yiriye kuri Dorokasi kandi babwiye neza umva reka mbaye inkuru zishyushye Dorokasi ahamagaye Philipita yamukrashinye ngo kuririmba ako Dorok uzadushakira natwe umuntu Feza ya crashingiye Philipita mwiryaho Dorokasi atamwanga Burundi nabwo kugira ngo amwikuremo namutekeraga igikoma kitarimo isukari mva nkamana amazi y'ikigega ubundi aragenda mwanaguramo neza noneho Jita Philipita kintu nashaka zajya ngo igikoma kirimo ubushera ntabwo byashaka uzi kintu Philipita izina ry'Imana Philipita hari hose nawe byumve sinigeze mukrashinga rata nuko mwiriya warakoze aho batapesi mwanza meza ari Rosefe ari Philipita na Jitafu ninde mustar aho kugira ngo munde Jitafu nakunda Philipita I swear to God oh yes Dorka ari Philipita na Jitafu wewe ahuriye na cyakiriri Jitafu nibi banesha niduhura asajira Philipita yego handsome ni bogari ariko se biramureba I don't care umva no kanje ngusetse muri ya minsi yaranyandikiye ngo yaranyandikiye bivuga cyane ko yaranyandikiye inde no Dorokasi cyo cyamuzana Kigali so wagiye uvuga muri ngo mutima yawe nicyo cyakuzana Kigali kugira ngo nzabahuze ahubwo ejo bundi azadusohokana yo yewe Jitafu nawe azaba hari nawe uzazane Jitafu Jitafu azansohokana Jitafu tuzajyana muri studio turirimba Aragitosa ariko ngo Aragitosa ngo wayihinduye ako uziko twahinduye yayikwigishije karaga paga Aragitosa aca bugufi agira ute Aragitosa aca bugufi ngumugora arataka masasa n'amazi kuri kakanje asari Aragitosa yanuza ya Jitafu na umwoyo yanuza kumwoyo wa Soroba yo shatse ubusoba yabuze ahandi ajya kuba umwami we uretse kuba umwami w'imyoyo ngo kumwoyo abantu bose ntabwo hari abandi nabonye abari seriye cyane shawo abari seriye hari ukuntu ahita ahengeka ibitugu ngo niba biba bimeze gutya niba ari gutya
ngo kumwoyo karisirana biririmba shinanye nawe indirimbo niyo nyiciyo kuri TikTok nyine akagapa gatoya ndazamura tu none se biri amafollowing afiko mwoyo umve na Irene yarayibonye avuga ati mutangiye imyoyo kambe ngiye ku ruhande abaye mwami w'imyoyo nako nose yabaye umuhanzi inde Aisha Aisha my crush kwabaye umuhanzi se urabigenza va crush noneho nabyo bikora nayo urayizi for man rema twumva Aisha naje bavuza imandi byari byabombiye indoro umwanda nabaga ngenda gutya barayagare ngo yewe Aisha wadirinze n'ababisha benshi batera guhangayika mbajyana muri Amerika abandi amaboko baramanika fe urajyayo umunsi ku munsi dore ukasanga kubisa icy'umutwe wari warigenje ngo yajeshe nyambo mwiza pe iyo ubuse nyambo hanabije mate ni iyumve naho zo kuririmba nagaze kuririmba nuko ari byayisha nyine Aisha nagaze kuririmba nyina najwi ryiza afite naje bavuza imana ibyari by'amambenda imwigisha nabaga ngenda gutya barayagara ngo yewe Aisha wadirinze n'ababisha benshi batera guhangayika mbajyana muri Amerika abandi amaboko baramanika asubwe ubundi iyo ndirimbo ye abo yajyanye muri Amerika ni bande ntabwo mbazi kandi akwereke Aisha noneho hari indirimbo ku mwana Aisha we akaza hariho abantu ndi bavuga ati Imana warakoze Imana yarabahaye nuko hari abantu bajya ngo barayihamagaye ubu telefone ebyiri ziguhamagariye rimwe Gitafu ni Aisha bakakubwira ati muri ino saha twese turagushaka uwo wabanza kujya kureba ninde Gitafu Aisha buriya yewe nakurema kikare Aisha ndamukunda ariko nabanza kujya kureba Gitafu none se ntabwo uzi ko Aisha ife ari ife abanza kujya kurebera umupuri yamaye umupuri ninde ubwo muri abo bose hanyuma wowe se nta wundi muntu nta wundi mufana ase ono sanze kubafana dia look Aisha look none hagira ikijosi my god please Aisha ngaho mufati gira icyo utera ya makeup nize mubera ariko man kunari kureba uzihangane aka video uzagashira hanze kaje yewe gashyira tuzagashyira bana muri kamera urayanga ariko nawe uzamushira aho ya video yawe uri kurira ndizwa ni shadro kasarira nabi yarijijwe n'iki abari kurangwa bari bamwanze bari bakwanze feza reka fete none tujye kuvugisha kuri oya nane ndatamvuga ibindi ndatamvuga ibindi feza yifate dide fan feza atukuri naha aduturumbutse tujyane gaje kutugurira fanta feza mubwati feza tumaze kunywa amata ariko ibya fanta ntabwo biri ngombwa n'utociye turi gutembera kuri intoki mu maso gusa isoni mva no feza ariko doroka ngo ntabwo waza ngo mure kukwakira ngo kwibara ngo biha wari wagiye kumusura twari shooting mu gitondo nagiye kurarawe wa hano kwira ko muri Kigali ngihangane nje kukugurira agafanta nitugiye tugeze kuri counter imbere ya barman aha hey umutima ngo umutima ngati mwemuretse kwa kafanta mbanze kuri balance arakandaguye ngo Asa kontranje bari magana ukuntu byagenze mutarazi wari munyarwandakazi ibi bintu byakubaho uyu yaturutse Nyabugogo urumva afite amafaranga kuri momo yarafite amafaranga kuri momo andi nabikuje ari mu ntoki urumva araza namugatira ngwino ndakwishyura umumotari mubaze nimbere y'Imana niba motari ntaramaye amafaranga mu ntoki akambwira ngo nayo kuvunja afite
nkayama kuri telefone amafaranga nayo mfite kuri telefone urumva nayo nayabikuje ari cash ndayamansigara nayo ibiceri 700 ubwo nagiye nzi ko nyifite amafaranga kuri phone nta mafaranga nigeze ngendana nari ndi no kumutembereza ntabwo nagiye kumugura fanta nuko yayishegeye tugera hariya kuri tugera abantu bazi ku Gisozi mu Kigarama hano kuri Haifa hano aruguru kwa kabari kari hejuru hari amatara amwe amasirima azamuka ameze nk'ari mu muriro abarambwiye ngo birani ibiki baba bacanye mu bantu ariko ife urana Dorcas ataje Kigarama atagiye atagiye kuza kubana umusirimu yangiye urumva ambara umusirimu wanjye Kigali so sweet ubu Kigali kanza mubwire aranje arambwira ngo nese ngo bira bintu ngo baba bacaye mu bantu ngo nibiki nara kunaba yirya like nk'umuntu nyine ubizi ngo bira bintu ngo ko bacaye mu bantu ngo ntabwo byabatwika naje ndamubwira ati rindi we wajya kunsebye nambwa winsebye tumanuke nari ngiye no kwakatira ngo musohokane ako Dorcas atari umunyamugi bitamanuka Dorcas no muserema sha uretse ubutentira abayiteye kambabarira n'umuturage navuga n'ibindi ubutentira wawe kanza mubaze se Dorcas kanza mubaze ifeza kurusha umunyamugi n'ungari reba urebe ikanzu yambaye ikanzu ni nziza ariko ranga iki gikota bayarengeje reba se yambaye agakositimu kameze fresh arimo aragira ngo kuri kamera batamureba rega ifeza bani ifeza nta kintu yakwigisha wanyura ku matara ukamenya nta kintu ubona yakwigisha ngiri n'itara ukamenya gutandukanya nyine ubwo ifeza rero nawe niyiturize nta kintu akurusha nk'ikihese nyine nimba ubona ntacyo yakwigisha ubwo ntacyo akurusha muri comment oya wowe nyine wowe kumubona ko n'umushiti wawe rega murazi oya uvuga wowe bivuge uvuga ngo feza ndushitse naye ndavuga ibyo andushitse Kigali kuko nihi wabo akurusha Kigali iwacu ni Kigali yakareka wacu si Kigali ako yagutanze Kigali wananzemo nangutanze Kigali sasa ako wacu si Kigali cyakoza nanyu ndusha Uganda yo nanyu ndusha Uganda da mbese aza ako ariko ni mu cyaro ndi umwana w'ikibungo akure muri Uganda nageze reka namakure muri Uganda namazeyo umve ngo n'umuhanda w'umukara nabonye muri Kigali ndatungurwa pe dusoze abafana banyu mugira icyo mubisabira patito tuzagaruka tubumvisha tubabwira icyavuyemo patito sesejo na Gitafu patito nejo na Gitafu so bundi WhatsApp dusezera abafana bacu nasife we Dorcas najya guhura na Gitafu ntabwo uzaba uhari nk'umufana cyangwa we ntabwo ukeneye kubaho nzagwerekeze usamerekeze unaho umufana ndamufana sakara ureba abantu Imana yaremye yitayeho ubwo Gitafu Dorcas mudatumandira oya dusezera abafana mudatumandira Dorcas Gitafu yiboneye ifeza akaba ari we yikundira ejya mudataroba eriko urukundo rujya rushaka sheri ntabwo fasinga umuntu ngo nkunda kuko urukundo nagaraga hato okay ako ngagira ibintu Dorcas yansebeje sibyo nanjye reka musebye oya wimusebye wamusebeje yaravuze urumva yarari guteretana n'umuhungu anje abari dekaraye ngo nese sheri ngo ukunda abakobwa ngo bafite ikibuno umuhungu kujya niba yaragiraga ngamuhe abaravuze ngo hoya ngo maze ngiye nta nubwo nkunda ngo abakobwa bafite amabuno manini ngo nyine ngo mbamara bidasa neza ngo nkunda umukobwa uteye nkawe ko banakunda kurya amabisi nta kiza kiva kanza mubwire ngo nkunda umukobwa uteye nkawe stand up agasize kanjye baragakunda agataye kawe barakikunda ni kandi abatipe batadukunda dukundwa na bapapa banyu sheri nanjye buretse nshimire papa wanjye papa banyu papa wanjye ndamukunda sinzi uburyo nabivugamo gusa hari ikintu kimwe ndi kumutegurira
kizatuma mbese mushimira kuri buri kimwe yankoreye. Ni surprise. Ni surprise. Agitegereze imyaka 2 imyaka 3 ndimo ndagipanga ko ni ikintu cya danger. N'umuntu haba mukuru wanje haba musaza wanje mubyara wanje uri burebe iki kiganiro abwire papa ngo ndamukunda ku rwego ngiye kumukunda noneho n'isi yose kabimenya ko nta wundi muntu nkunda uretse papa wanje. Yo papa yubahwe ahantu hose azajya atambuka noneho banamutiye. Watera umujinya Dorcas akahita ajya gutereta papa wanje ukaba urimo gutuka musa noneho n'ubwana papa sagatata wanataka papa wanje aracyari umusa ni umusirimu sheri. Papa wanje papa ndagukunda reka tunaragarukira ahangaha ugakunda amagambo menshi anyway. Asante sana. So guys reka dusezere abakunzi bacu duhereye kuri Dorcas. Yeah. Wari umaze iminsi abafana bawe barakubuze. None waje umwijeje kuzajya ubaganiriza kangahe mu cyumweru? Shaka kiyo bazajya badukenera to. Of course. Ndi muri Kigali noneho byo. None ubu ngo waje bakwitega. Nabwira abafana banjye bakomeze bankunde banyere ku rukundo. Nanjye ndabakunda cyane kandi bafitiye byinshi nzabagezaho. Bajye banansengera. Ariko Dorcas yaje ari seriye. Banansengera nyine bafite ku mutima ndabakunda abantu bose basko bankunda ndabakunda ariko hari umutipe wakundaga kwandika comment buri kiganiro kijya kandika ati ngiye Dorcas ndamukunda muri pe yubahwe ahari hose kandi nanyuve ko comment ntabwo wamufashe izina ko bwo yababara kanje kuri Okay. Reka bavuga reka ndebe. Okay, nanjye ndashimira abantu badukurikirana ariko nshishikariza kuzajya muri ibiganiro kuri Trista TV show mukabireba tugiye kuzajya tuba ibiganiro buri cyumweru tuzajya dukora ibiganiro 3 mu cyumweru murebe ibiganiro byacu turabakunda kandi ikindi cimira n'abafana bacu tubasaba ikintu kimwe urebe iki kiganiro kikuryohera udufasha gusharinga ku bandi bagenzi bawe nabo bakaryoherwa n'icyo kiganiro twabakoreye. Ikindi ndashimira umuntu bita Charles Imana iguha umugisha wibare kumfasha. Charles agomba kumuha nawe guhabwa respect. Charles yibare pe. Guys kuko nibi byose no kuba naramenyanye namwe byose sha ngenda bikesha Charles Sabari. Charles kuba naramenyanye nawe Imana izaguha umugisha. Charles ngiye kubivugira kuri kamera yamaye impano y'iyi telefone ureba hano ya Samsung sense ko nzapfana natunze Samsung ni sheri wawe yimpaye abwaye ko cyo nta kintu muhaye urumva yapfuye kwigwa nari muhaye yanamaye n'amafaranga njya kuyigurira ndagushimiye iyo ntaza kukugira sinzi ko mba narahuye namwe Imana bamugisha. Charles ubwo yayiguhaye guciki yayimanshiki Charles ni inshuti yanjye inshuti yanjye Dorcas uyu muntu tumwizere Charles ni inshuti yanjye pe ni inshuti yanjye ni ukuri pe sha ntago ibyanyu tubyizeye. Abafana baze kuvuga muri comment umuhungu yaguha telefone gutyo reka nshimire Star Sabari dadi wacu na Sabari namushimira anyway kuri Star Sabari yubahwe kandi n'ukuri yarakoze cyane pe. Sa guys abantu ubundi mvuga ati yo what's up reka mubwire wa muntu buretse kugenda what's up my people guys ndumva rero ikiganiro twagisubikira ahangaha kugira ngo tusigaze part 2 ni part 3 iyi ni part 3 ini part 4 tusigaze part 4 tubakumbuje noneho part 4 no guys Dorcas bye n'umuriro n'abafana bacu turabashimiye. Umufana wawe tuzamuvuga muri part 4 ndabona bye bye guys. Nanjye nagiye mbabwire yuko mwa muri kubana n'umuhungu wanyu Hasani usenga sinyisigani gasana Rwanda basize basore basinzi yanga urusimbi rusonga basongare basuma singira umusingi wo gusambo sukubeshya gusa neza nabisinyiwe nisumba byose. Bye bye.